kuzirika ibanga rya kiyuda. Abarokore bicwa no kumena ibanga. Cyambere aramubwira ngo umenye ibanga rya kiyuda. Kabiri aramubwira ngo kandi uramenye tugeze mu gihugu cy'amahanga tugomba kuzirikana abo turibo. Haleluya. Abo turibo. Oh, haleluya. Tugomba kuzirikana abo turibo. Uwitwa Yobu yazirikanye uwo ari we, aravuga ngo umva naho yanyica nzapfa nyiringiye ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Haleluya. Dararasika natanane masefo de boni ya taide afo people zange darose kute do ndikumbwira ngo Imana ije kurengera agaciro k'abakunzi bacu. Senebore yasika sai. Tuguhaye ikaze kuri Mosi TV. Bakirisito tugana mu ijuru muze dushikame kwimiraba biri mu rugendo iratudindiza ikatuzunguza tukanyeganyega ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira bihindura isura kimwe kitavamo hakaza witindi ayirwa amatana nawe Yesu akagendera mu ijambo ryawe. Gitabo cha Esteri ibice bine. Ibice bine. Mana yanjye Imana ishimwe. Ibice bine dushaka duhere ku murongo wa mbere. Nuko Moridekayi yamenye ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi mu bigunira no mu ivu. Imana iduhana umugisha. Kandi benshi muri bo bakiryamira hasi mu ivu no mu bigunira, bakisengera ngo bafate ibihe. Ku ijambo ryitwa gusenga bihindura ibintu bikava mu mvugo bikajya mu bikorwa. Ndagira ngo tuze gushingira ku ijambo rivuga ngo isengesho umuntu arisenga ari ijambo ariko rikagaruka ari ibikorwa. Tubwire Imana ngo turyohereje ari ijambo ariko dukeneye ibikorwa. Turyohereje ari ijambo ariko dukeneye urushako mwa bakobwa mwe. Turyohereje ari ijambo ariko dukeneye urubyara batabyara. Turyohereje ari ijambo ariko dukeneye akazi utakagira. Haleluya. Reka manze mvuge kuri uyu mugore witwa Esteri. Naravuga kuri Esteri buriya Vashiti yari umugore mwiza pe w'uburanga, kugeza naho umugabo amutegura nk'umuntu azajya kwirata mu batware be bo mu bihugu 127. Aramutegura, yari yateguye ibirori bagomba kurya igihe kingana n'umwaka. Basigaye iminsi 7 yarabati umva nimugende muzana abaturage hirya iriya baze barye mwebwe, mubabwire ko ngewe mwami Ahasuwerusi vuze ngo baze barye. Buriya igihe umuntu akira agahamagara n'abatatumiwe akabaha kugira ngo abantu bamenye ko yakize gusa, ko yagize gute, agatanga ibintu ati nimurye, ariko agira ngo abantu bamenye ko ari umukire. Batindagurira abantu agakamyo k'umuceri, ariko ari ukugira ngo abantu babimenye. Ibyo rero nta ngororano zirimo, nta zirimo. Ese mwigeze mubona ingororano ya Ahasuwerusi ari iyi? Hariyo mwabonye? Iyo umuntu ari kugaragaza ibintu kubera kugira ngo abantu babibone, ntacyo bitanga cyane, ariko hari ibintu dukora kugira ngo data yubahwe. Yesu ashimwe. None ngo ibirori byinikije, arababwira
arababwira ngo hari ibintu nabahishiye mwabatwaremo, njyewe naberetse byose ariko hari icyo ntaberetse. Pati ndashaka kubereka ubwiza bw'umugore wanjye. Kumbe Imana irimo kugira ngo itegura inzira abayuda bari i Shushani bagomba gutabarirwamo. Uriya rero ngiye kukubwira akajambo k'ubwenge. N'iyi Imana ibirimo bitangira bibishe ariko bikazasoza biryoshye. Kandi birimo. N'iyi Imana ibirimo bitangira bibishe ariko bikazasoza biryoshye. Sawa rero, tayibine understand. Arababwira ati mfite umugore, timwe ntabwo mubizi, mfite umugore mwiza ku buranga, mfite umugore mwiza ku mutima, mfite umugore mwiza ku ndoro. Aramubabwira koko afite ibirori birimbanyije by'abatware b'ibihugu. Kumbe umugore nawe imbere mu gikari yarimbanyije n'ibirori n'abagore. Umugabo amutumaho bwa mbere ati mumubwira nyitabe. Bwari ubwa mbere amusuzuguye. Ntiyajyaga azuyaza, yari umwami w'abami, uwo bita mu gifaransa ngo ni empereur, mu cyongereza bavuga ngo ni king of king. N'umuyobozi uyoboye ibyo bita royaume, ntabwo ayoboye ubwami, ayoboye amami, ayoboye ibihugu, harakomeye. Ngo amutuma muratse rero Imana itangiye urugamba, ibirarushoje. Umugore ahita yihagararaho yifatanya itasi y'abana, aravuga ati mugende mumubwire ngo nanjye ndahuze, nanjye mfite ibirori ndimo. Maze ndore ubwo biragenda bite, birahurira he? Torere Basiteri ariyo ngiyo ntaramenyekana, mubwire ko muze. Tumwama afite ibirori birimbanyije, timumubwire ko nanjye naha byarimbanyije birakaze, mubwire ko bikaze ntaboneka. Mwami kaza barabivuze ariko bababwiye Ahasuwerusi baterega atubwiye ko ataza, ko afite ibirori. Musubire mumubwire ngo ni umwami Ahasuwerusi ubivuze. Bati umwami rega ni ubivuze nguze. Ndi nawe arababwira ati mugende mumubwire muti ni umwami kazi uri mu birori n'abandi bagore. Ngo bagezeyo ngo barabimubwira, umwami ahita ahinduriza, ararakara. Abatware batohoye ahubwo urakaye umujinya mukeya. Turagira ngo urakare umujinya wawe n'uwacu, kubera ko abagore bacu babibonye twe bazadukubita. Rakara umujinya wawe n'uwacu, ntabwo dushaka kurakarwa wenyine. Bati none se ndakarene, nukuhita none usohora itegeko rimusenda. Birarara bimenyekanye ko twataye agaciro imbere mu birori. Ubu abantu bashyizemo n'akantu kitwa nyine akantu gasembuye, buriya bafata ibyemezo nk'abarapfa uwo munsi. Akugabira inka 200 biratagira n'urwoya. Numva rero bafata ibyemezo byabahitana. Noneho ibaza abatware rero noneho bifite bishoboye, barabati rakara maze ubitwereka, ntabwo urarakara, ntabwo turakubona. Nabagahita undi nawe akigira nabi. Ariko muri kureba iyo shusho, muri kureba ibyo birori, muri kureba ukuntu byashoje nabi. Ndashima Imana ko nubwo ibyo byatangiye nabi bizasoza neza. Ndashima Imana ko nubwo ibyo byatangiye nabi bizasoza neza kubera Imana. Haleluya. Ndafashijwe. Arangije Morodekayi ariyo ku irembo. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ku irembo nk'irya Morodekayi ari kuribeshyera. Morodekayi yari umujepe ariko unakomeye, umuntu urinda irembo ry'ibwami wowe ubonana na nyiri igihugu buri munsi.
ntabwo ari umuntu mugenzi wawe. Wowe se ubonana nande? Na meya ntabwo muhura, maze na gitifu birakugora. Na mutwara sibo ntiwapfa kubona utamuteguje. None wowe wigize umuntu ngo ubeze nka Morodekayi ku irembo ry'ibwami. Irembo subaho ni iryande. Ibiryuzi ni iryo kwandi, ryo kwa gitifu, iryo kwandi. Na mudugudu si ikibazo ra ko muhura muka buri mwanya wamubona uko ushatse. None wewe ngo wigize ngo uri ku irembo nk'irya Morodekayi, uribeshyera. Morodekayi yari umuyuda udasanzwe. Morodekayi yari yarisobanukiwe, kubera ko bakigera muri iki gihugu yakoze ibintu bitatu bikomeye. Icyambere yabwiye Esiteri, aramubwira ngo icyambere wa mwana ugomba kumenya ni ukubika ibanga rya Kiyuda. Abarokore bicwa no kumena ibanga. Icyambere aramubwira ngo umenye ibanga rya Kiyuda. Kabiri aramubwira ngo kandi uramenye tugeze mu gihugu cy'amahanga, tugomba kuzirikana abo turi bo. Haleluya. Tugomba kuzirikana abo turi bo. Uwitwa Yobu yazirikanye uwo ari we, aravuga ngo umva naho yanyica nzapfa nyiringiye ibyiringiro byanjye nzabimanukana. Haleluya. Dalarasika Tanane masefo de boni ya taide afo people zange darose kute do ndikumbira ngo Imana ije kurengera agaciro k'abakunzi bayo. Senebore yasikasai, Imana ije kurengera agaciro kawe. Imana ije kurengera agaciro k'abakunzi. Haleluya. Kumenya uwo uriwe hagati muri quartier, kumenya uwo uriwe uri mu isoko, kumenya uwo uriwe wicaye ku ntebe, kumenya uwo uriwe abantu babyumva batabyumva. Kwimenyana ni iby'ingenzi imbere y'Imana. Sawa. Hanyuma Palaze Vantesho Rode Kedere Fight de Verdor Jean Destifo Maizekosia Ane Fope. Kandi niko mbwira ngo nukuri ndirahiriye ndi Imana ifitiye amahirwe abantu banje abandi bantu badafite. Muri make ifitiye abantu ubuzima bw'umwihariko. Hari ibintu by'umwihariko ifitiye abantu bayo. Imana tuyihereze icyubahiro. Icya gatatu ngo bazirikanye Imana yabo no muri uwo mubabaro. Bazirikana Imana y'Abaheburayo. Baravuga ngo twe tuzasenga, tuzahagarara ku gaciro ka Kiyuda, ntabwo tuzasa n'abanyamahanga, tuzarinda icyo turi cyo. Arangije rero ngo barabicakiye ngo kandi abo bagabo baramubwira bati mva rero rwose Ahasuwerusi nyagasani mwami, twebwe turagira ngo tukubwire ko turarobanura abakobwa bose bagomba kurimbishwa igihe kingana n'umwaka wose. Bazaba bari imbere yawe, banyura imbere yawe, bamubwira ibihe bazanyuramo, iminsi bazarimbishwamo, bategura ugomba kubitaho w'inkone witwa Ariyoki. Baramubwira tugomba kuzana abana barezwe. Abana bagize bate? Barezwe we. Bintu byo kuzana tugomba kuzana abana barezwe bafite inkomoko. Kumbu bari kugira ngo bashiremo ababo. Urumva Imana yikuriyeyo vashiti kugira ngo yijyanire y'umuntu wayo. Abanye nabo bari kubyiganira uwo mwanya ngo bawushiremo ababo. Umuntu kwagera amubwira ngo iyo ntambara ugiye kuyinyuramo, ariko ho muri Imana ntizatsindwa. Iyo ntambara ugiye kuyinyuramo, iyo ntambara ugiye kwitambukamo, ariko ho muri ntabwo Imana izatsindwa. Barimo kubyigana ngo bashiremo ababo, ariko n'Imana iri kubyigana ngo ishiremo wayo. Yehe ndafashije. Hey! Hallelujah! Iyo fashijwe ndabyumva n'ukuri. Urumva Esiteri nta nkomoko. Mbanze mbibutse ko sekuru wa Esiteri yari yaragiriye nabi umwami Ahasuwerusi, iwabo wo kwa Ahasuwerusi. Muri make kandi bari bashyizeho mu ngingo bati umva, ni umuntu ugomba kuvuga ibisekuru bye tukareba niba nta gisekuru cyahemukiye umwami. Kandi byahitaga bigonga Esiteri. Ni umuntu ugomba kuba ari umunyagihugu.
ni umuntu ugomba kuba ameze gutya. Ibyo bavugaga byose ibintu byafataga Esiteri, ingingo nyine yamurengeraga, yari umukobwa mwiza w'uburanga byonyine, ibindi byose byaramugongaga. Kuba umunyagihugu, kuba afite inkomoko izwi, kuba agize gute, kuvuga igisekuru, ibiki byose, ibintu byose bavugaga byose byaragendaga bikagera kuri Esiteri bigahinduka impamvu imutsinda. Noneho ariko umuntu wasenze buriya ntagira ubwoba, ntawe usenga akina, nawe usenga akina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Umuntu usenga ntukamwishinge, agenda afite icyo yokeje. Ujya wirinda kumuvuga kuko akenshi ajya atungura abantu. Ushobora kumubona ku gitondo akennye, ku gicamunsi agasubizwa. Ashobora kurara ataka amafaranga, ugacya akabara amabarano, agafata ku mfura za Beneri akajya kubitsa muri Beneri. Uri yiririmbe ejo bundi yahoze avuga ati si wowe wamanuriye yuko Imana inyubakiye tindi kuririmba imfura za Beneri ndi gukora amasiporo. Yakoze amasiporo namubwira ni Imana irambwengera kubakiye kandi kuvanye mu bukode vuba. Ati yewe we araza arambwira ngo bizaca he mwari, ndamubwira ni bizaca Imana ishaka. Ntabwo atuye se, natuye hafi aha. None se Imana ishobora byose. Kanihute. Haleluya. Moridekayi ngo arita mu gutwi, ngo arite mu gutwi, araza ahamagara Esiteri aramubwira tumva. Undi ati egera hino. Aramubwira ngo wa mwana we, habonetse amahirwe kandi aya mahirwe ni ayacu twebwe dusenga. Niwiyima amahirwe haje amahirwe y'abantu basenga. Niwiyima amahirwe haje amahirwe y'abantu bavuganye n'Imana. Niwiyima amahirwe haje amahirwe y'abantu Imana itabaye. Wikwiyima amahirwe dataramanutse. Haleluya. Nubwo ugaragara nk'ufite imiziro, kubera yuko nta ngingo ikurengera, kubera ko nta wakuvugira, kubera ko utagira inkomoko izwi, ariko Imana irirwariza yihorera. Niwigirire nabi, Imana iri mu kazi. Musubiramo ngo iri mu kazi. Zamura ikiganza uvuga ngo akazi keza Yesu we. Ongera utakazi keza Yesu we. Ongera utakazi keza Yesu we. Karame Yesu we, karame, karame. Nano sabonita. Haramubwira tumva. La zevoke tansoma. Pila santora, la zebais. Aramubwira ati twavuganye ko utazigera uvuga inkomoko y'iwanyu. Wabyumvishe? Undi ati yego. Aramubwira ati abakobwa barobanuwe bagiye kujyanwa imbere y'umwami. Umwami ahitemo ugomba kumubera umugore. Aramubwira ati iby'ibisekuru ntuzabijyemo. Ngiye gukubwira ijambo n'ukuri kw'Imana, niri gufasha uramenye icyo Imana ikoze. Aramubwira ngo n'abana bo mu bantu bakomeye, n'abana bo mu miryango izwi. Aramubwira ngo nawe ugiye kujyana nabo. Aramubwira ngo dore uzajya ubona rimwe na rimwe mu ma-weekend no mu yindi minsi babasuye. Aramubwira ngo ntuzararikira ibyabo. Ubundi abarokore bicwa no kurarikira, bagashaka kwitwara nk'abapagani, bakararikira bakarya nkabo, bakararikira bakambara nkabo, bakararikira bakavuga nkabo, bakararikira bakajya mu bitaramo nk'ibya. Ariko abarokore dufite uburyo bwacu, Imana itugiriramo neza. Aramubwira ngo ntuzararikire ibintu byabo. Aramubwira ngo ntabwo uzabona hari ugusuye. Aramubwira ngo ariko kugira ngo uzajye wibuka aya magambo tuvuganye, kuko nibera ku irembo hari igihe kizajya kigera ninyuze ku rugo rw'ibwami, ninjya mpinyuza uzajya wibuka ibyo twavuganye. Yewe we, ntabwo ubyumvisha ariko ugiye kubyumva. Aramubwira ati nujya ubona mpinyujije ukabona ndahinyujije,
ujye wibuka aya magambo ndetse n'ayandi twasenze tukavugira imbere y'Imana. Esiteri ati ndarizinze. Reka nkubwire ijambo rikomeye, nubwo Imana itari yaza ngo bigaragare, ariko hari igihe ihinyuza we, hari igihe ihinyuza sha. Haleluya. Wajya kubona ukabona abana bari bagiye kubura minerivare ukabona irahinyushije, wajya kubona ukabona isoni zari zigukoze ukabona irahinyushije we. Haleluya. Ihinyuza sha. Zabura haleluya. Pana salabemo. Ukavuga uti iki ngiki kigiye kumitana, ndabona ubuzima bugiye guhana n'iki ngiki, ukabona irahinyushije, ukabona irahinyushije we, ukabona burakeye, kahinyuza ukabona ntabwo zigukoze, kahinyuza ukabona ntirusenyutse, kahinyuza ukabona amahembe aragusize, kahinyuza ukabona karame Yesu, karame Yesu we. Denebo sakita. Shimira Imana igihinyuza rero. Tinza y'ibyo biganza, tinza y'ibyo biganza. Yibwira uti ndagushimiye ko wahinyushije, warahinyushije ndabibona. Urahinyuza abadayimoni baransiga, urahinyuza sinagwa ku iseta, urahinyuza mbona birakunze, urahinyuza siniyanyota, urahinyuza sinamwara, urahinyuza uranyambika, urahinyuza uranyishurira, urahinyuza we. Shalala sando tabore takofa, shaleborie sefo, monesta seforia. Kanatura ijambo riri mu butwara n'ubudahangarwa. Imana yahinyushije bikomeye, niyongere ihinyuze muri iki gihe. Iyo ahinyushije ugiye guseba, niyongere ihinyuze n'iki gihe. Iyo ahinyushije ugiye kumwara, niyongere ihinyuze nanone ahangaha. Shenabo saketa. Ariko uvuga ngo amena. Wabyigijeyo Yesu ibyari bitwasamiye, urabidusimbutsa, tuzahora tugushima. Wabyigijeyo Yesu bitwasamiye, urabidusimbutsa, tuzahora tugushima. Ufite kwizera kumwe kurema, ngiye kuguha amasegonda nka 20 cyangwa 30, uvuga utigizayo, uhita ugira ibintu wigizayo nka 20, tubatigizayo ibi bintu gisayo, tubikubitisha ishengesho. Ndumva hari ubutware hano burema, ndumva hari imbaraga zamanutse ziri bureme, hari imbaraga ziri gukorera ahangaha, hari imbaraga ziri kurwana. Ponestaso sheni basteforia. Oya, ugutongera wigizeyo, igizayo ubugumba, igizayo ubupfubyi, igizayo kutabyara, igizayo impanuka, igizayo kumwara, igizayo gukorwa n'isoni, igizayo izi ntambara, igizayo amadeni, igizayo ubushomeri, igizayo izi ndwara. Tora sebori ya safi, sherobergori hayi, igizayo kubaho ntagira ibyangombwa, nkahora ameze nk'umuntu utagira agaciro, igizayo shalabostaforia. Imana igizayo ibyo bitero, hano shabori ya sayi, shenebori ya kita, pone sansorevori, heniberi ya baba sekorebo, ebori ya tarebo shareb, erefo tarebo, jenetariyevo kita, arebo netanderefo, hene shayi besa. Mani shimwe. Dusenga abayuda ngo Esiteri agumayo, Morodekayi akahinyuza, Esiteri akabyibuka. Umva rero igitangaje, buri Imana ifite ahantu izakorera kugira ngo ibintu byawe bitamera nk'iby'abandi. Ibintu byawe bigomba kuza mu buryo buri special. Urumva za ngingo zose baziteguye kugira ngo bazazirebeho. Ntacyo bibabwiye kuba harimo abantu badafite ikavukire nzima, bazi ko mu cyo bita eliminatoire, mu kubera imina, mu kuvuga ibisekuru, mu kuvuga imiryango bavukamo, mu kuvuga byose, bazi ko abo bantu bazavamo. Kuba rero harajemo abantu batazwi ntacyo bivuze.
ariko reka nkubwire amahirwe ya mbere kuba waremeye kuza bwa mbere. Imana n'ubundi ntabwo ikina bitangira, ikina finale. Yireke aho abantu bazi ko ari wowe uzahaseruka, Imana niyo izahaseruka kuko izakina finale. Yeraza icyubahiro. Sawa, Imana ibiraje. Esiteri ngo imuhe ubwiza, noneho bagasenga, kubera ko gusenga nyine kurahindura. Bo bibera mu isengesho bati Uwiteka niwe Mana y'Abaheburayo. Aba bantu nubwo bahari, nubwo bariye neza, ariko nta bwiza bwawe bagira. Bakureho igikundiro. Buri Imana yakwimye, niko umwanditsi wa Bibiliya yavuze ngo yo yimanye amazi arakama, ngo ariko niyo yatanze yubika isi. Murabyibutse? Yewe neza ngo baraza, abahungu nabo bikoza ahantu barasenga batuwite. Bariya abantu warwo bakuze, twebwe turakuze rero. Bakureho ubwiza bwose, ahubwo twebwe twavuganye nawe ubwiza burabagirana buzi iwacu. Yewe dore umukobwa ngo ararabagirana, ngo bajyaga bajya kumurikirwa umwami. Umva, bataranavuga ngo baze kuvuga igisekuru, bataranavuga, muzasome niko havuga, ngo banyuze imbere y'umwami kumurikirwa umwami. Ngo Esiteri yaturutse hirya iriya n'akanatirereke. Umva, n'utwambaro twe turimo umwuka wera, n'udukanzu twe turaho, n'agataye n'agasura atigeze asiga mukorogosha. Data wa twese, mukobwa ahinguka hariya, ngo ubwiza bw'Imana bukaza burabagirana. Mukubita umwami mu maso ati va ku giti dore umuntu, va ku giti dore umugore, va ku giti dore wasenze, va ku giti dore wiyirije ubusa, va ku giti dore umunyamasezerano. Mana muyimere icyubahiro. Mwami biramucanga, bakayabona ubwiza bumupika. Va ku giti dore umuntu, dore umunyamasezerano, dore uzatuma umusaza neza, dore uzakwifuriza ibyiza. Kivuga ngo bingirirweho, ongera utibingirirweho, ongera utibingirirweho. Dore umuntu utari umunyamwaku, dore utajya mu bapfumu, dore uwavuganye n'Imana, dore umuntu wizeye, dore umuntu w'umunyamugisha, dore utari umunyamuvumo, dore nguwo araje. Ngo ahita afata inkoni, ngo aravuga ati dore nguriya nuriya. Waretse ngiye kuvuga akantu karyoshye. Yewe Imana irebye iravuga ati bagiye guhita bavuga ibisekuru, ihita yica iperereza. Muntu mwegeranye mubwire ngo usibye n'ibyo gusa ihita yica n'iperereza. Iryo bari kugukorera, vuga ngo iryice, ongera utiryice. Aravuga ngo nta bintu nshobora kuvuga bindi ntarabona mwamwambitse ikanzu y'ubwami, ni mu mujyane mu rwambariro. Kandi ubwo bari bazi ko bari bumuhitemo, bakamuhagarika imbere akavuga ibisekuru, akavuga ibiki byose, akavuga umuryango avukamo byose akabivuga. Noneho bahita bajya kumwambika. Kandi umwamikazi, umuntu wamaze kwambara ikanzu y'ubwamikazi, ntawe umubaza ibisekuru. Umuntu mwegeranye mubwira ngo hitirayo ibisekuru byakwicisha. Hitirayo byakwicisha we. Hitirayo. Mana yimera icyubahiro yo kabyara. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumura nimuzagwa mu nzira. Oya, muhumura nimuzagwa mu nzira, muhumura nimuzagwa mu nzira. Yo muhumura nimuzagwa mu nzira, muhumura nimuzakorwa n'isoni. Oya, muhumura nimuzagwa mu nzira. Ngo wa wundi wari wateguye ikayi
ikayi y'ibisekuru. Mugenzi we aramubwira ati yo kayihishe cyane, utibeshe ukayigaragaza bakaguca umutwe. Turashaka kuvuga ibisekuru by'umwamikazi wambaye ikanzu akambara n'ikamba ry'ubwami akambara n'impeta, barakwica ngo barayihisha, ngo bahisha byakaye ibisekuru. Nuko agera amubwira ngo hari ibintu bazahisha kubera kugutinya gusa. Ya magambo bavuze ngo avuka muri iki gisekuru cy'abari baravuze bati ntumuzi, ni umukobwa mwiza ariko ni umugore ariko wakubwira aho avuka. Bagiye kubihisha kubera itegeko ry'umwami. Umwami agiye gutegeka, Imana iraguteturuye. Migambi ya Satani ntawakwiringiye Mana nk'umuhemukire, ntawagukoreye ngo akorwe n'isoni. Tugiye gusenga. Hanyuma rero isengesho ryubahe tugiye gusenga, kuko turisenga ari amagambo ariko rikagaruka ari ibikorwa. Turisenga ari amagambo rikagaruka ari ubuzima. Turisenga ari amagambo rikagaruka rikuraho igihombo. Turisenga ari amagambo rikagaruka ari akazi we. Turisenga ari amagambo rikagaruka ari urushako. Turisenga ari amagambo rikagaruka ari urubyaro. Imana ishaka gukura mu mvugo, mu nyandiko, igashira hehe. Muriteguye dusenge? Uriteguye? Sawa.